ku mugabane wa Afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri igihugu cya Mozambique kibasiwe n'umwuzure udasanzwe. N'umwuzure watumye benshi bahunga, abandi bahasiga ubuzima. Muri uwo mwaka umwana witwa Rosita yavukiye mu giti, aho nyina n'abandi bana yari afite bari bahungiye muri icyo giti. Nyuma yo kuvuka kwa Rosita yabaye umwana w'igitangaza, bamwita Miracle Baby nk'ikimenyetso cy'izere ndetse n'ubutwari. Nyuma y'imyaka 25 uyu mwana ntakiriho. Aha wakwibaza ngo niki cyamubayeho, n'ubuhe buzima yanyuzemo nyuma yo kurokoka icyo cyago gikomeye. Muri kiganiro urumva inkuru yose ndetse nuko byagenze. Ngo haye ikaze. Amazina yahawe n'ababyeyi be nyuma yo kuvuka ni Rosita Salvador Mambiango, azwi cyane ku izina ry'umwana w'igitangaza Miracle Baby. Muri kiganiro tujye kurebera hamwe ubuzima bwe bwose, uko yagiye arwana n'ubuzima nyuma yo kurokoka icyago gikomeye, ndetse nuko indwara ya anemia yamutwaye ubuzima ku myaka 25. Reka twinjire mu mateka, tuganire ku butwari, ibyishimo n'agahinda. Inkuru y'umwana waje mu isi igihe abantu benshi batatekerezaga ko barokoka. Iyi ni inkuru itazibagirana kandi irimo amasomo ku buzima n'ubutwari. Nyuma yo kurokoka icyago gikomeye cyo kuvuka mu bihe igihugu cya Mozambique cyari kibasiwe n'umwuzure, ubuzima bwa Rosita Salvador Mambiango ntibwigeze bworoha. Nubwo yabaye ikimenyetso cy'ikizere ku isi yose, Rosita yahuye n'ibibazo byinshi by'ubuzima. Indwara ya anemia, indwara ikomeye ifata amaraso, niyo yaje kumugiraho ingaruka zikomeye. Abaganga bavuga ko indwara ishobora gutuma umuntu abura imbaraga zihagije, agatakaza ubushobozi bwo guhangana n'ibindi bibazo by'ubuzima. Rosita nubwo yavukiye mu giti mu gihe cy'imyuzure, yabaye intwari mu rugamba rwo guhangana n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Rosita yabaye icyitegererezo ku bana benshi bo muri Mozambique ndetse no ku isi yose. Ibi byamuhaye izina rya Miracle Baby, mu Kinyarwanda bisobanuye umwana w'igitangaza. Mu myaka 25 yari amaze ku isi, yagaragaje ubutwari, kwihangana ndetse no gukunda ubuzima. Nyuma yo kuva mu giti no kurokoka imyuzure, Rosita yagize amahirwe yo gusura ibihugu bitandukanye, harimo no kwakirwa mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaboneye amahirwe yo kumenyekana ndetse no gufasha abandi gutekereza ku cyizere n'ubutwari mu bihe bikomeye. Inkuru y'urugendo rw'ubuzima bwa Rosita yarangiye tariki 11 Mutarama muri 2026, bivuze ko yitabye Imana afite imyaka 25 y'amavuko. Nubwo yavutse mu bihe bikomeye by'umwuzure, akavuka ari mu giti hamwe na nyina, gukura kwe nabyo ntibyari byoroshye. Papa wa Rosita yitwa Salvador Mambiango, iri mu muryango we igihe habaga imyuzure mu mwaka w'ibihumbi 2000. Muri iyo myaka n'umwe mu bagiraga uruhare mu buzima bw'umuryango. Nyuma y'uko Rosita amenyekanye ku isi yose nk'umwana w'igitangaza, Salvador Mambiango ndetse na nyina wa Rosita batangiye kubana mu makimbirane. Icyo gihe ibitangazamakuru mpuzamahanga byatangiye gutangaza ko Salvador, ise wa Rosita, yagize ikibazo cyo kugenzura ndetse no gucunga neza ibihembo byahabwaga Rosita, nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ko uyu mwana Rosita yakiriwe mu muryango. Mu bihembo bahawe harimo ibikoresho by'ishuri, hari ababagabiye inka, hari n'indi mitungo bahawe na leta. Muri icyo gihe se wa Rosita, Salvador, impano zose zahabwaga Rosita yarazigurishije. Muri iyo myaka se wa Rosita, Salvador, wari umufiteho uburenganzira, yaje kubwamburwa buhabwa nyina. Uyu Rosita turi kuvuga yavukiye mu gace kitwa Chibuto mu majyepfo y'igihugu cya Mozambique. Yavutse kuri se Salvador Mambiango na nyina Carolina Chirdiza. Nyina akaba yaramenyekanye ku izina rya Sofia Pedro. Ku bijyanye n'abavandimwe be, Rosita afite umuvandimwe mukuru witwa Benito. Igihe yavukaga Rosita yari afite imyaka 4, ndetse kandi Benito niwe wari kumwe na nyina bari muri icyo giti. Hari na mushiki we witwa Celia Salvador. Uyu niwe watangaje urupfu rwa Rosita tariki 11 Mutarama 2026. Rosita nk'uko nabikubwiye amaze kumenyekana ku isi yose, umubano we na se Salvador ntiwigeze uba mwiza mu muryango, cyane ko hahoraga amakimbirane hagati ye na nyina. Nubwo yagiye ahura n'ibibazo mu muryango we bishingiye ku kutumvikana hagati y'ababyeyi, Rosita yagumanye ubuzima bwe ndetse kandi akomeza kubana na nyina, ari nako yakomezaga ishuri mu mujyi wa Maputo. Kuba inkuru ya Rosita yaramenyekanye ko yavukiye mu giti mu gihe cy'umwuzure, byatumye umuryango wa Rosita ubona ubufasha butandukanye, ariko kandi ibi byateje umwuka mubi hagati ya nyina na se, bapfa impano n'imitungo yahabwaga uyu mwana Rosita. Inzego z'ubuyobozi muri Mozambique nyuma yo kwambura ububasha se yari afite kuri Rosita zikabuha nyina, nawe yatangiye kugurisha imwe mu mitungo ndetse na bimwe mu bintu by'agaciro Rosita yari yarahawe. Ibyatumye Rosita bamwambura nyina
bamujyana kwa nyirakuru. Ibi byatumye Rosita amara imyaka myinshi y'ubwana bwe aba kwa nyirakuru, cyane cyane mu gihe habaga hari amakimbirane hagati ya nyina na se ku burenganzira bwo kumurera ndetse no gucunga inkunga yagenerwaga mu muryango. Inyuma y'uko inkuru ye yamenyekanye ku isi yose, icyo gihe cyabaye mu myaka ya mbere y'ubuzima bwe, nyirakuru yabaye umurinzi w'ingenzi mu kumurera. Icyo gihe yamufashije kubona ubuzima busanzwe kandi ubuzima butari mu itangazamakuru. Ibitangazamakuru birimo News 24, Club of Mozambique, People.com bivuga ko Rosita yize amashuri asanzwe nk'abandi bana bo muri Mozambique. Nta makuru yizewe yigeze ajya hanze avuga ko nyakwigendera Rosita yaba yarize kaminuza cyangwa se yaba yarangije icyiciro cya kaminuza. Gutsinda kwe mu mashuri abanza agakomeza amashuri yisumbuye byafashwe nk'intsinzi ikomeye urebye aho yavukiye n'ibibazo by'ubuzima n'imibereho yararimo muri icyo gihe. Gusa ariko nta raporo yemeza mu buryo bweruye amanota cyangwa umwanya yaba yaragize igihe yarakiri ku ntebe y'ishuri, ariko abamukurikiye bavuga ko yashoboye kurangiza icyiciro cy'amasomo yagezemo. Nubwo yavukiye mu bihe bikomeye, Rosita yize amashuri asanzwe nk'abandi bana, yarangije amashuri abanza akomeza yisumbuye. Kuvukira mu giti mu gihe cy'umwuzure mu mwaka w'ibihumbi 2000, iki nicyo gihe cyamugize icyamamare ku isi. Rosita yavukiye hejuru mu giti mu gace ka Chimbuto, ni mu majyepfo ya Mozambique. Muri icyo gihe imyuzure ikomeye yari yaribasiriye igihugu. Nyina yamwibarutse amazi iminsi 4 ari mu giti, aho yari yarahunze amazi. Nyuma yo kuvuka, Rosita na nyina batabawe na kajugujugu ya gisirikare. Amashusho yayo yaje gukwirakwira ku isi hose nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Ibi byatumye Rosita aba icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Mu masaha make amaze kuvuka, inkuru yagize mu bitangazamakuru bikomeye byo ku isi yahise ahabwa izina rya Miracle Baby. Ibintu byatumye abo umwe mu bana bake bavutse mu bihe bikomeye bagahita bamenyekana ku isi yose. Mu buzima bwe, nyakwigendera Rosita yarwanye n'indwara ya anemia igihe kirekire, aho yamaze imyaka 25 mu buzima ahanganye n'iyi ndwara. Urupfu rwa Rosita rwongeye gutuma isi yose yibuka inkuru ye yo mu bihumbi 2000. Ruyigira inkuru y'amarangamutima n'isomo rikomeye ku buzima. Inkuru ya Rosita ni ikimenyetso cy'izere ku bantu batuye isi. Isomo dukura mu rugendo rwa nyakwigendera Rosita nuko ibintu byiza bishobora kuza mu bihe by'agahinda cyangwa ibihe by'ibyishimo. Ibi bidusaba guhora twiteguye. Ubuzima ni ingenzi, si izina cyangwa ubutunzi. Nubwo Rosita yabaye Miracle Baby ku isi yose, yabayeho mu buzima busanzwe kandi yahuye n'indwara zikomeye, ariko ibyo byose agerageza guhangana nabyo. Irindi somo dukura mu rugendo rwa Rosita nuko umuntu adakwiye gushyira agaciro ku buzima bwe ku kwamamara cyangwa amafaranga gusa. Kwita ku buzima bwawe nibyo by'ingenzi. Gukurikira ubuzima bwawe, gufata amafunguro meza ndetse no kwivuza indwara, ibi ni ingenzi cyane mu buzima. Nubwo hari ibibazo umuntu ahura nabyo, gukomeza guharanira ubuzima ni intambwe ikomeye. Ngana ku musozo, reka nkubwire ko ubutwari n'ubupfura bushobora guhindura ubuzima bwa muntu. Ndagushimiye cyane uwo twabanye muri iki kiganiro. Nibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Buri segonda isi iravuga, ibitangazamakuru birandika, amatelefone arakwirakwiza ubutumwa hirya no hino, internet irabyoroshya byose. Inkuru ziranyura imipaka itandukanye, zambuka imigezi n'imisozi. Ni inkuru zigera ku mitima y'abantu kandi zikagira uruhare runini mu bitekerereze yabo. Nayo mpamvu isi ihinduka buri munota kuko ejo atari none. Kandi burya ngo icyo utamenye uyu munsi gishobora kuba aricyo cyari buzahindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Muri iki kiganiro niho umenyera byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino. Ni bimwe mu bitanga ishusho nyakuri yahise igeze, ahigana n'icyo bisobanuye ku buzima bwacu. Amakuru si amagambo gusa, n'ubuzima n'impinduka, byose bigashingira ku kubaka amateka. Nawe ubwawe kuba uriho, ubuzima bwawe burubaka amateka. Menya, tekereza, ube maso, kuko isi ntitegereza. Iki ni ikiganiro Ubuzima mu nkuru, aho inkuru zihurira n'ubuzima. Niwumva bavuze Iwacu Live Streaming House, ujye wumva igisobanuro cy'aho ubutumwa bwawe buhabwa ubuzima. Ikoranabuhanga rikavugira iby'umutima wawe wifuza. Dukora live streaming mu materaniro, tugufasha guherekeza uwawe witabye Imana, tugafata icyubahiro n'amarangamutima, tukabika mu buryo bw'umwuga. Abafite ubukwe n'ibirori bitandukanye, dushyira urukundo rwanyu mu mateka. Ibi byose tukabikora tukwizeza ko umunsi wawe utazibagirana. Mu bitaramo n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro, dufata ibyishimo tukabyambutsa imipaka. Kubifuza gukora podcast cyangwa interviews, abafite amahugurwa n'ibiganiro bya Zoom, duhuza imitima n'ubwenge, aho isi yose urugendo rumwe.
ni wonyine usanga amashusho ya HD asukuye. Ibi byose kandi byana amajwi asobanutse yinjira neza mu matwi yabo ubwira, haba kuri YouTube ndetse na Facebook. Turi hafi yawe ngo tugufashe gutambutsa ubutumwa bwawe mu buryo bugezweho. Twandikire none kuri Iwacu Live Streaming House @gmail.com cyangwa uduhamagare kuri 07938304449. Iwacu Live Streaming House, professional HD live streaming, affordable and reliable.